nsigara 38. Ibyo mbabwira ni ukuri. Nararwaye nduka amezi hafi 6, nduka amaraso, ngaruka ntarya. Imana mu bikomeye biteye ubwoba, Imana igigaragara. Ntuterwe ubwoba n'ibyo uhagazemo, Imana ibyo byose ibirusha amaboko. Haleluya, amen. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu bikomeye biteye ubwoba ni Uwiteka Imana ajya agaragarira. Ntabwo nzi ko umuntu yaba batarya ngo bishoboke. Nabayeho ntunzwe n'amaserumu yanshiramo bakansubiza kwa muganga, ariko bantu b'Imana, Imana yo mu ijuru iteye ubwoba. Abantu bansengeye mbasabiye umugisha, abazirikana abandi nabo Imana izabibuke ku munsi mubi, abanyamasengesho Imana izabaha iherezo ryiza. Abantu b'Imana bambaye hafi, haleluya, amen. Imana ishimwe. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bavandimwe ba subscribers ba Sam Statidu. Nk'ibisanzwe twita ku buzima bw'umutwe duharanire ko twishimye. Intego yacu nyamukuru ni uguhumuriza, guhitura kugira ngo dukumire hanyuma tukanashimisha. Impamvu twe tumaze agahe ducecetse, umwaka ushize twawurangije dufite imisozi, dutangira undi dufite imisozi, ariko turacyari amahoro, turashima Imana. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho gahunda yo gushima Imana ku mubyeyi wacu wamaranye igihe kinini, uburwayi bumara imyaka irenga 2. Ibiro biragenda biramanuka bigera muri 30, amara iyo myaka aruka gusa atarya. Abaganga bakuriyo bwabaga biranga, ariko Imana birangira yigaragaje, irongera imusubiza ubuzima buzira umuze. Reka mbareke dukurikirane uko byaye byifashe. Abashumba mwegeranye umukumbi vuba vuba, kandi mutambi ibitambo byo kwezira iteraniro, kuko Umwami Imana agiye kuhaca abasenga uratashe, abasenga uratashe, abihanye ni mwitegure, turi hafi yo kwambuka, dufate hakurya, amen. Umugeni yiteguye kurangiza urugendo rwe, azatahe atanduye, atazajya n'umugayo, kuko Umwami Imana agiye kuhaca. Haleluya, Yesu nashimwe. Duhagaze ahangaha kubw'umuhigo twahize ko tuzashimira Imana nidukoreye igitangaza ikaduhindura, ikadusubiza ubuzima. Imyaka 2 ikurikiranye niko twabaga turi mu bitaro byose tudasiba, Kigali, Butaro, Kimihurura, Kanombe, kwa Midihiri, aho hose nase hashika. Ubwo rero Imana yakoze ibikomeye. Ibyo bikomeye nibyo tugiye kuvuga dusoma ijambo ry'Imana, Zaburi 116 duhereye ku murongo wa 6.
116 duhere ku murongo wa 16. Uwiteka ni ukuri ndi umugaragu wawe, ndi umugaragu wawe, umwana w'umuja wawe. Wambohoye ingoyi, nzagutambira igitambo cy'ishimwe, nambaza izina ry'Uwiteka. Nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni koko nzawuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose, mu bikari by'inzu y'Uwiteka, hagati muri wowe Yerusalemu. Haleluya. Mw'amahanga yose mwe nimushimire Uwiteka, mw'amoko yose mwe nimumuhimbarize, kuko imbabazi atugira ari nyinshi, kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Haleluya. Nyine twarahize ngo tuzahigura, none rero tuzanywe no guhigura. Tuzanye ibitambo mu nzu y'Uwiteka. Abadusengeye mwese Imana ibahe umugisha. Abaduherekeje aho ngaba nibo bari abarwaza, twari turi kumwe nabo baturwazaga, Imana nawe ibahe umugisha. Abashumba b'itorero n'abakristo mwese itorero rya ADEPR hano Byumba Bugunga, twarababonye, twamaze kubamenya, muri abantu b'Imana. Imana ibatunganye, ikomeze ibatunganye, kandi ikomeze ibahe urukundo. Amagambo navuga nayo, ariko wari urwaye cyane, wari urembye cyane n'uyu nguyu, reka nawe agira icyo yivugira. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe mu mutima wanjye. Nibyo koko nararwaye, ariko nabonye Imana. Haleluya. Amen. Buriya hari igihe nagezemo no kuvuga bikanga, no kwicara bikanga. Kuba wicara ugahagarara bikemera ni ukubera Imana. Haleluya. Amen. Uyu mureba nararwaye mva ku biro 68 sigara 38. Ibyo mbabwira ni ukuri. Nararwaye, ndaruka, nduka amezi hafi 6, nduka amaraso, ngaruka ntarya. Imana mu bikomeye biteye ubwoba, Imana ikigaragara. Ntuterwe ubwoba n'ibyo uhagazemo, Imana ibyo byose ibirusha amaboko. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu bikomeye biteye ubwoba ni Uwiteka Imana ajya agaragarira. Nahumekaga kwezwa, mbona ko igihe cyanjye kigeze. Imana ishimwe. Ntabwo nzi ko umuntu yaba atarya ngo bishoboke. Nabayeho ntuzwe n'amaserumu yanshiramo bakansubiza kwa muganga, ariko bantu b'Imana, Imana yo mu ijuru iteye ubwoba. Abantu bansengeye mbasabiye umugisha, abazirikana abandi nabo Imana izabibuke ku munsi mubi, abanyamasengesho Imana izabaha iherezo ryiza. Abantu b'Imana bambaye hafi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana yankuye kuri 38 ufite 61 kubera Imana. Haleluya. Amen. Hari igihe cyagezemo nanjye ubwanjye nkumva ko igihe ari icyo, ariko ntimuterwe ubwoba no kuva muri uyu mubiri, kuko mu isi turabashyitsi, turabimukira. Iwacu ni mu ijuru. Bantu b'Imana muhore mwiboneje, musengera iherezo ryiza, mukiranuka ku gato no ku kanini, kuko utejejwe ntazabona umwami Imana. Imana ishimwe. Ntabwo nzi ko narya ngo byemere, ntabwo nzi ko nanywa amazi ngo byemere. Ibyo mbabwira ni ukuri. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nabonye Imana, sinabona uko mbibabwira. Mfite umwanya munini nzababwira Imana, mbabwire gukomera kwayo. Si rimwe si kabiri, mfite ibihamya birenze kimwe. Mfite ibihamya birenze kimwe, hari igihe nzababwira Imana. Reka ntuze, narinje guhigura umuhigo w'Imana, ko nabwiraga Imana ngo Mana, nimbona nongeye guhagarara bikemera, nkagenda bikemera, uyu mbabwira, uyu uhagaze imbere yayo, litiro 3 kuzifata byarananiraga, ngo nziterure ngere nka hariya, byarangaga. Ariko ubu ngubu na litiro 20 ndaziterura kubera Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Yumve ko nyishimye. Hamwe n'ibyo rero turashima Imana, yakoze byinshi kandi byiza. Muyikomere amashyi, muhe n'impundu. Amen. 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 Agufite ntacyo naba mfite, agufite ntacyo naba mbere, reka ubushake bwawe bumgirirweho.
ntagufite ntacyo naba mbere reka ubushake bwawe bungirirweho teza amatwi ngaho mbwira icyo ushaka Mwami mwiza, mwami w'amahoro, mwami wuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi nagerageje kwirwanirira mu buzima ariko nagufite nasanze ntacyo mbasha ntacyo nabasha kwigezaho ngaho ngwino mwami ari wowe unshoboza umwuka wera wawe ari Amen. Kadusenga Imana yacu nziza yo mu ijuru Hallelujah. tukuramburiye amaboko tugushima tuzamura amajwi yacu tuvuga ngo tugushime tubarire ikibi cyawe izina ryawe rishyirwe hejuru kuko ari cyo wakoze muri uyu muryango ndabona ko utabyihererana bakwiye kugushima bazanye amaturo y'ishimwe byari mu mitima yabo ndetse bakora no ku butunzi bwabo mwami Imana yacu bazana amashimwe ndetse bazanye na bagenzi babo n'abavandimwe n'inshuti bose baje kugushima natwe turavuze ngo ntushimwe kandi Kristo mwiza turasenze kugira ngo ubahe umugisha w'umuryango kandi umwe kubakiza rwose umwe kubarinda uyu mwaka bazawugirira ibihe byiza bazagaruza ibisabo byajyanye n'uburwayi bazagaruza ibisabo byajyanye n'akagungu bazagaruza ibisabo byajyanye n'inyatsi bazagaruza ibisabo byahombye kandi bizabakubire kuko banejejwe no kugushima baha umugisha rero kandi umugisha inshuti n'abavandimwe babashyigikiye bose bahabwa umugisha wawe kandi itorero ryakira umugisha naryo rihabwa umugisha mwami Imana n'abandi bose mwami bari mu nzu y'inzu izina ryawe tubasaba umugisha w'Imana tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Amen. amen. ngira ngo murabibona ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza tuboneraho guhumuriza nawe ufite ibigeragezo bitakoroheye cyane cyane wowe umaranye igihe ikigeragezo cy'uburwayi ntago Imana nta kijya kinanira urasabwa kwihangana ntago biba byoroshye ariko hamwe n'ubuhamya bw'abandi Imana yagiye ikorera imirimo n'ibitangaza nawe Imana yaguhindura amateka. Hanyuma rero nyuma y'uko bashimye Imana habayeho kwiyakira ariko hariho surprise y'aba babyeyi yo kwizihiza imyaka 42 bari bamaranye babana. Niyo mpamvu ubona amashusho yahindutse ukabona decoration ijyanye n'abageni ngira ngo murabibona. Happy 42 wedding anniversary our parents. Nuvuga ngo iyi decoration turakumenyesha ko uwayikurikiranye ariwo bita Mama Nganji. Ukeneye decoration nk'ingiyi Inganji Decor yabigufashamo ubukwe bwawe bakaburyoshya ukagira umunsi mwiza ngira ngo nk'uko ubibona no ku jisho binogeye ijisho. Hanyuma ibijyanye n'uko gahunda yari yifashe muri no anniversaire y'imyaka 42 murabibona muri video irakurikira. Tukubwira ko Inganji Decor si ukwambika abageni gusa n'amatente baragira bashobora gukodesha abantu no guteka mu bukwe no mu bindi birori. Ibintu byose byerekeye ubukwe wabibabaza. Ufate nimero ziri kuri screen niba ufite gahunda y'ikirori uzabatumire bagufashe. Reka tubane mu gice cya kabiri.
yari Sam Start Do, wibuke ntugende udakoze subscribe.